wikora ikosa ryo kugira ikintu na kimwe ukora nimba wemera umwuka wera utabanje kuyoboza Imana inzira, utabanze gusa umwuka wera, naho yagucecekana wasenze we abazi icyo azakora arabikora. Ntibingana no kuvuduka ukajya mu kintu utabanje gusenga. Senga ubaze umwuka wera ko ngiye aha n'aha urabana nanjye. Hari ushaka gusenga Imana igahita umukozi w'Imana agahita guhamagara agahita avuga ati ufite urugendo rureke. Impamvu ubona ituragize nk'ibisambo nakayunguruzo bidahita mu kayunguruzo. Bakunzi bagusengerwa nshuti mudukurikiye abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze. Amazina yanjye ni Harimana Werarisi, ndi kumwe na Rutayisire Emile. Rutayisire Emile, turashimana ko Imana turinze. Amen. Ubu se ntibamaze ko tumenyera ahubwo urebye baratumenyereye kandi turashimira n'abantu nubwo nkuruta twabaye nk'impanga. Twabaye impanga kabisa. Twabaye impanga kandi ni byiza cyane kandi turagushimira na Imana igumugisha. Amen amen. Kuko kugenda utugeza ibintu byiza cyane. Imana igumugisha. Amen. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Turashimira abantu mwese mubona ijambo ry'Imana mugakora subscribe ndetse mukana share mugatumira ndetse n'abandi Imana ibumugisha ndetse n'abaturanga gusengerwa abantu mwifuza ko uyu murimo w'Imana urushaho kugira ahantu ugera mwese Imana ibumugisha. Rero turifuza ko ikiganiro cyaje kugikurikirwa n'abantu benshi kandi ndeza ko ari ikiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana. Ndahamya neza ko nugikurikira kuva tugitangiye kugeza dushoje ndazi ko uraza guhabwa umugisha n'Uwiteka. Amen. Rero Imana irakurinze. Nuko irandinze pe. Uraho neza no ntacyo nyishinja no ku rusengero rwe neza. Tumeze neza. Tumeze neza. Imana turayivuga. Tukumbuye igiterane ariko cyanje gitanda cyayi turagikumbuye. Uzi ko ari vuba Afrika haguruka. Ni mu kwa 8 kuva ku itariki enye kugera ni bari 11. Afrika haguruka. Akoro no rwose nukuri twose muri Afrika haguruka nafashwe ngiye. None tuzongera tugiye. Urabizi ko nari naguwe neza. Ahubwo abantu baba bategura basaba amakonje bayasabe. Ariko tuzabanimo tuzabeyo. Oya ntabwo nzagisiba. Aho ko Imana izamfashe no gusenga rwazabe hari neza. Amen amen. Tubahaye ikaze mwese tukukonga ubyuma tukumwe na Diodoni kandi ndahamya neza ko abikora neza. Tugiye gutangira dusengera hanyuma twinjire mu giseke uyu munsi Imana yaduteguriye. Amen. Kadusenge. Data Mana ishobora byose. Muremyi w'isi n'ijuru. Imana idukunda. Hallelujah. Imana ibana natwe. Imana itagidusiga n'umunsi n'umwe. Izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Hallelujah. Uyu ni wa mwanya rero w'ijambo ryawe. Uyu ni wa mwanya tuvuga gukomera kwawe. Uyu ni wa mwanya tuvuga ineza yawe. Uyu ni wa mwanya ubana natwe ukatunyuzamo ibyawe tukabibwira abawe kugira ngo bibagirire umumaro. Nubundi rero bana natwe udushoboze. Hallelujah. Udushoboze udushyiramo ijambo ryawe. Sina rya Yesu. Ntaba ari twebwe twivugira ahubwo tukuvugire duhinduke akanwa kawe kavuga ibyawe gasakaza ibyawe kandi kaguhesha icyubahiro. Reka rero umuntu wese ugiye kumva gukurikirana iki kiganiro ugiye gukurikirana iri jambo ryawe ahabwe imbaraga nawe ukore ku mutima we ijambo ryinjire muri we rimwubake rimuha imbaraga rimuteze imbere mu buryo bwose bwa buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Bana natwe kandi utugirire neza icyubahiro kibi cyawe umunsi n'iteka ryose. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro ko yagize neza
hashize twavuze ku nzira y'umukiranutsi niyo mukiranutsi ko nta muntu n'umwe wapfa kuyikinisha cyangwa ayikiniremo ariko ari uko nasanze ari byo inzira y'umukiranutsi nta muntu uyikinisha cyangwa ayikiniremo kandi twasanze ko hari n'abantu benshi abantu barafitiye abantu bakinira mu nzira y'umukiranutsi ushobora kuba uri umukiranutsi ukorera Imana ariko hari ibintu biguhiga ubundi abantu bavuga ngo kwikina abantu babyumva ni uburyo umuntu akwitiranya akakuroga agateranya akagira gute kandi uri mu nzira Imana yagushiriye akakwitambika ntashaka kugera ku mugambi Imana yakuremeye ntashaka kugera ku mugambi w'Imana mbese agashaka kurwanya iby'Imana yaguhaye cyangwa se inzira Imana yaguciriye abantu benshi hari abantu bamagaye barambwira ati ikiganiro cyadufashije ndabiganira rwose turahari kandi turacyakomeje kuvuga inzira y'umukiranutsi uyu munsi n'ubundi bisa nabyo ntabwo turajya kure ahubwo turavuga ku mwuka wera noneho akamaro k'umwuka wera ni impano z'umwuka wera n'akamaro k'umwuka wera kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire mwami ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurize isezerano. Amen. Tugiye kuvuga ku mwuka wera. Uri ukuri kose kandi iyi topic y'umwuka wera irafasha cyane. Bamwe bavuga umwuka wera abandi bakavuga roho mutagatifu. Bitewe naho umuntu yakuriye naho ahagaze naho asenga. N'abanyamavuta ni umwuka wera. Yamavuga umuntu uramuntu afite amavuta. Afite amavuta. Bavuze umwuka cyangwa bavuze ijambo. Oya byose bizamo. Babishingiye ku mwuka wera. Erega byose bitangwa n'umwuka wera. Nibyo. Ni umwuka wera nyine no kuvuga ngo afite ni za mpano iba yamushyizemo nizo dushaka kuvuga. Hari abantu rero bumva umwuka wera nyine bakawumva mu cyuka. Bamwe ntibawemere. Banawemere. Uzi ko buriya n'amadini atandukanye hariho bamwe bemera umwuka wera ariko ntibemera imbaraga z'umwuka wera. Bakemera roho mutagatifu ariko ntibemera imbaraga za roho mutagatifu. Unge nibaza niba umuntu yemera imbaraga za roho mutagatifu niyemera ibyo ukora ubwo nta afite ikibazo. Nyine harimo ikibazo. Impamvu tugiye kubivuga hari igihe n'abantu batabyemera bitewe nuko batabizi. Bayifitemo ubujiji cyangwa nta muntu wabibigishije. Nta muntu wabigishije. None turashaka kubivugaho rero. Kabisa. Turashaka kubivugaho tuvuge ku mwuka wera. Ku mwuka wera. Ubundi umwuka wera abantu nyine umwuka wera ni muri bwa butatu butagatifu. Habanza Imana Data, Imana Mwana n'Imana umwuka wera. Nukuba ni Imana. Ni Imana, Umwana, umwuka wera. Umwuka wera. Nukuba n'umwuka wera ni Imana rero. Yaje muri iyo shusho. Umwuka wera yaje mu shusho. Noneho umwuka wera ntugaragara. Ni umwuka nyine. Ni umwuka. Noneho abantu rero bamwe baravuga ngo ntugaragara ntituwubona. Ni nk'amayobera amatagatifu. Urumva umwuka wera ntagaragara ubona agenda ariko ukabona ukoze akazi. None se ubundi ibintu abantu bemera cyangwa bizere byose niko bayibona. Ubu ko abantu birirwa bavuga intambara ya Ukraine n'Uburusiya bakabivuga ni bangahe? Ni bake cyane. Iyo bayivuga baba bahahagaze. Kereka umunyamakuru umwe ngo wagiyeyo. cyangwa se rero ugasanga umuntu ahakanye imbaraga z'umwuka wera ariko yemeza shitani. Kandi barahari. Ugasanga umuntu ahakanye imbaraga z'umwuka wera akemereza Satani. None se shitani we yaramubonye? Nawe ntiyamubonye.
bakunzi bagusenganwa noneho kabisa uyu munsi ntabwo tubizi kuntu biraza kumera ariko Imana iraza kudufasha izaza kudufasha ariko nagahinda ko umuntu yakemera imbaraga za Satani iz'umwuka wera ntazemera ni ikibazo kandi biri no mu bantu basenga ngo birimo uzi ko hari n'abantu basenga Imana iyi ngiyi dusenga ntibemere ko ivuga ubwo si baba bashaka ntibemere ko ikora kandi basenga asa mugane umuntu yajya mu rusengero ntabasenga se nyine abasenga ariko ubonye umuntu ajya mu rusengero ariko ntiyemere ko Imana iriho ariko uyu muntu ubwo bivuze ko abasenga umuntu ahubwo abasenga ibigirwamana cyangwa abasenga ibigirwamana none se ibigirwamana si byo bitavuga cyangwa bari umufana w'umuntu aho ngaho hari abantu bashobora kuba bari mu rusengero umufana wa bishop cyangwa ariko Imana izarinde umuntu hari n'abigize abanyabwenge ariko abanyabwenge bw'igice ubwenge buhagana Imana nta bwenge bubaho niyo waza gute niyo wagira gute ukaza iki kintu nakidefanda nagihagararaho nkakwereka yuko ubwenge ufite butuzuye kireka harimo Imana ibirimo niyo waza inyundo ukamponda ntabikwereka uramutse uvuze ati nje ndihagize bitubwenge atari umwuka we atari ibara gutera umwuka ntabwo arabona abashizemo umwuka none se umwuka agura ngaye byonyine aha ntacyo umuntu kuba yaravutse agakura yabigizemo uruye ruhare ntabwo yabonye bapfuye bari impinja cyangwa bapfuye no mu nda cyangwa ba nyina banigiye mu matako cyangwa bajugunye mu musarane wese yakurijwe n'iki icyo cyonyine cyamutsinda reka rero twikomeretse ibyacu turakomeje kandi ndazi neza ko uraza gufashwa wowe udukurikiye ugira amatsiko umwuka wera ukora ibintu byinshi uraza gufashwa kandi urasobanukirwa ibintu byinshi njye nasanze ibiganiro by'ijambo ry'Imana dukora tuvuga Yesu njye birafasha cyane nubwo tuba twakivuze iyo ngitize amatwi ngacyumva ndongera ngafashwa ugira ngo tuba turi kumwe nanjye ngiye inshuro nyinshi ndongera ngafashwa hari ibintu Yesu akora ugasanga ni Yesu wabikoze ariko noneho umwuka tugiye kuvuga noneho Mana hari igihe nabivuga ukagira ngo ni ibyawe nyuma wazanabisubiramo ukavuga ati ibintu ninjye byasohotsemo ninjye wabivuze byagenze gute ariko abantu ubwo umwuka wera ntabayikoreye Imana ize kudufasha abantu baze gusobanukirwa neza abeteteza abawiyitirira n'abawufite abantu baze kumenya neza uko hari ibitari by'umwuka hari ibitari umwuka wera bibamo kandi byinshi hari n'abawubuze bajya kuwurangura bajya gushaka undi wa pirate ibintu ariko abantu basigaye bapirata abantu bazapirata ibintu byose bapirate n'umwuka wera ubwo nabo bawupirase barapirata nyine barawupirase ariko ntibamuzi tujya kumubabwira ubundi bamenye ubwenge babireka babivamo reka rero twifashishe ibyanditswe bibiri ku mpano no ku kamaro k'umwuka wera turasoma mu Bakorinto ba mbere igitabo cya mbere cy'Abakorinto cyandikiwe Abakorinto igice cya 12 turahera ku murongo wa 4 haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe hari impano zitangwa n'umwuka umwuka wera ngo kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ni ukuvuga ngo umwuka wera afasha kugabura iby'Imana umwuka wo ni umwe ariko uburyo bwo kugabura buratandukanye ariko umwuka ni umwe urabona ko ufite n'imbaraga uwo mwuka iby'Imana ngo ariko umwami ni umwe umwami ni umwe ni Imana ni imwe ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe
uburyo bwo ni bwinshi eh ariko Imana ikorera muri bose ni imwe. uvuga ngo Imana ikorera mu bantu rero. Imana ni nziza ikorera mu bantu. Hari abantu bakorerwamo n'Imana, hariho abakorerwamo na Satani, ariko hariho n'abakorerwamo n'Imana. Tujye kubereka abantu bakorerwamo n'Imana. Murundi nabyo ngo duka ku ijambo ngo Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu umwe agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Haleluya. Ibimenyetso by'umuntu ukorerwamo n'umwuka iri jambo no gusoma ko ndi kumva riri kufasha nk'umuntu uryumvise bwa mbere mu ikadare somye kurumva riryoshye. Hoya ikiza cya Bibiliya ntigisaza gusoma mvumva ndi kuryoherwa. Ubu ngo dushobora guhera aka kanya twumvira ijambo turibwirwa n'abantu batandukanye, tukageza mu gitondo nta muntu urarambirwa kandi nta muntu urasubiramo ibyo undi yavuze, cyangwa se niyo yanabisubiramo wumva ari bishyashya biryoshye ukuntu basubiyemo ako kantu usubire bazi. Ariko pana yanjye ngo umuntu wese agahabwa oya reka mererwa ngo ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe, igakora byose byinshi kandi ikabikora muri bose ni imwe. Ngo umuntu wese tuvuga ngo buri muntu wese yahabwa umwuka wera yemeye. Ni uw'abantu bose, ntabwo ari uw'abantu ku giti runaka, aho abantu bagiye babisobanukirwa. Abantu bazi ko ari uwabo ko naduka bawurangura muze turangira bo ngo umwuka ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka kugira ngo bose bafashwe. Ni ukuvuga ngo ntawugura, umuntu arawuhabwa noneho kugira ngo abantu bafashwe. Ntabwo ari ubwiza bw'amakoti, oya, ntabwo umuntu awuhererwa kugira ngo yishyire hejuru yigire igitangaza. Ni ukugira ngo abantu bagire gute bafashwe, abantu b'Imana bafashwe. Imana ishimwe abamukurikiye, abazamwumva, abari mu rusengero, n'abari kure n'abari hafi, n'abadukurikiye live, n'abazatubona bose bagire gute bafashwe. Ahubwo aka kanya ni bafashwe. Wenda umuntu bafashwe, wenda umuntu yabaza ati bisaba iki? Jya nkurikije nubwo tutari twabyinjiramo, umwuka wera ni ingenzi, roho mutagatifu ni ingenzi. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo amubone? Ni icyo umuntu yakora, turaza gushakisha tuze kureba ni igiki umuntu yakora. Ariko birigera bivuga, akavuga imirimo, akavuga n'icyo, ariko turaza kureba. Ariko noneho rero kugira ngo abantu bagire inyota batume banashakisha, wenda hari abantu bari bazi ko umwuka wera nyine ari ibintu biri aho ngaho abantu bavuga, urumva bidafite epfo na ruguru. Ariko noneho reka tuvuge, sibyo? Ubu ndimo ndibaza umuntu uvuga atawufite ari mu bintu by'Imana, ayoboye abantu akaba atawemera, afite indwara yo kutawemera, wenda asa nawurwanya. Reka tubanze dusome kubera ko twaba tugiye kwinjiramo kandi tutari twabisoma, kandi dusanze ubero kugira ngo ufashe ufite kugira ngo amukurikiye bagire gute bafashwe. Ariko uzi kuvuga umwuka wera ukumva ubushagarira burakwinjiye, n'abagukurikiye nabo gutera haleluya, n'abagukurikiye bagafashwa na umeze nk'amashanyarazi. Umva rero reka nkubwire, dutangira aha ngaha ntitwagira aho tugera. Reka tubanze tubisome, tubanze tubisome n'akamaro tugasome, sibyo? Hanyuma tubijyemo nyuma. Ubuze umwuka wera imire n'aka gasura n'umwuka n'umwuka wera
na babandi baguhamagara n'umwuka wera ni umwuka wera batabije ngo sijamo na babandi baguhamagara n'umwuka wera umva ari impana tugiye kugera mu mpano atanga izi mpano buri wese azifuza uratuba amaguruka oya ntuwaguruke uzi ntuwaguruka ngo no umva ku murongo w'8 haravuga ngo rero ngumwe aheshwa ijambo ntucemo ijambo ry'ubwenge wihangane hanyuma ngo n'umwuka kandi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya ubwenge kumenya hanyuma undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara n'umwuka wera umwuka wera niwe ukora ibyo bintu Imana ishimwe hanyuma hariho n'abavuga ngo byararangiye ngo ntibikoreka ariko ibi biri muri bibiri kandi basoma benshi basoma ariko batemera ibyo batemera kandi biri muri bibiri ngo hanyuma undi agahabwa gukora ibitangaza undi agahabwa guhanura undi agahabwa kurobanura imyuka undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi za zindi rebosikire rebosi nakashi ibintu nk'ibyo ngibyo indimi nyinshi zitumvikana ngo hanyuma undi ngo agahabwa gusobanura indimi ntabwo abantu bose baba bazumva ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ukorera muri bose agabira umuntu wese uko ashaka amen reka tujye mu kamaro rero turahagaruka hanyuma umva ngo akamaro k'umwuka wera ni muri Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditse na Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 7 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko uwo ni Yesu wabivugaga ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda ariko nintagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzamuboherereza uwo azaza atsinde abisi uwo mwuka wera azaza atsinde abisi abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka azabisobanura byose ngo n'iby'amateka ngo iby'icyaha ngo kuko batanyizeye ubwo ntiyaba ari umucamanza buriya n'umucamanza yazamo hanyuma ngo n'ibyo gukiranuka ngo kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iy'isi aciriyeho iteka hanyuma kuri 12 hakavuga ngo ndacyafite ibyo kubabwira ibyinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose ukuri kose ngo kuko atazavuga kubwe azavuga ngo ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho umwuka avuga ibyenda kubaho ako turi mu kamaro ayiwe akamaro k'umwuka we avuga ibyenda kubaho ibizaba ibyenda kubaho ako ziko rero mpamvu bajya banga umwuka wera n'imaneko ngo azanyubahiriza ngo kuko azenda kubyanjye akabibabwira ibyo data afite byose ni ibyanjye nicyo gitumye mvuga nti azenda kubyanjye abibabwire amen azenda kubyanjye umwuka wera akantu ushorejeho aragenda akagera ku mana agatura ku by'Imana akabizanira Emile akabizanira Weresi akabizanira Dodoni akabimubwira
ni ukuvuga ngo twebwe ntitugera ku mana keta ariko umwuka wera agerayo aragenda akagerayo azenda nukugenda kubigenda nukubifata afite uburenganzira bwo kugenda akafata kubye agera ku mana yamara kubifata akabituzanira ni ukuvuga ngo twebwe ntituzi imana neza ariko umwuka wera abonana n'imana ariko nawe n'imana abona n'imana data na Yesu none yarangiza akabizana byose akagenda azi imana neza mu buryo bwimbitse abantu bifuza umwuka wera duhere ruhande duhere ahandi hambere iri jambo ntabwo turavuga rimwe oya turavuga ukwezi kose reka tuvuge ukwezi kwa gatanu reka tuvuge umwuka wera tuvuge umwuka wera uva ku mana uri nk'ubutatu tuvuge umwuka wera nijaya tuzandika manda hanyuma tujye ku umwuka wera reka duhere ku mpano duhere ku mpano aho duhere ngo umwuka wera atanga impano nyinshi agatanga impano y'ubwenge niyo kumenya nuvuga ngo ukumenya kwa nyako kukuri kuva ku mwuka wera kandi imana ibiha buri umuntu wabisabye akabisengera yabibona ibi bintu bibiri ku mana imana yamenwe afata impano y'iki y'ubwenge akabushyira mu muntu bwa bwenge burenze ibitabo ubwenge burenze amashuri twiga ubwenge burenze ibitabo akabuhereza ubwenge burenze bwa bundi bwaho twavukiye niyo mpamvu hajya nindi wagiye gusobanura umwami akabanza akajya mu yinga yagiye mu yitatu ni Daniel cyangwa ni Nathan yagiye gusobanura inzozi Daniel yarabikoze abanza kujya kuyoboza inzira naho Daniel buriye nta kintu yari afite yagiye gushaka umwuka wera imana ishimwe yagenda nta kintu ntabwo yari kubisobanura none se mwami ntera yavuze ngo arabica bose arabaranya nibatagira ariko tekereza uzi ko byari nakaga umuntu arose ibintu abirose nta muntu uhari urumva arangira avuga muransobanurira murazisobanura ubwo atari umwuka wari mwahava bara bose bari bapfirika buriya Daniel niwe watumye babaho ariko bayishijwe n'iki bitabaje umwuka wera hamwe undi nanone wagiye watabaye n'umwuka wera ni Yosefu nawe kugira ngo ave muri gereza none umwuka wera yenze kubyimana turi kuvuga kubyo atanga ubwenge ngo ihanya bateze no muri gereza imunagira ubwenge bwo gusobanura erega natwe neza soko none itakunagiyemo wahacika yani imbere ya kamera ntabwo wahapfa warya indimi uretse n'ahandi n'imbere ya kamera n'imbere y'abantu n'imbere y'abantu n'ahandi n'ahari iwacu n'ahari wahava se abantu rero bajya baca bugufiya bizera imana bemere ko umwuka aturimo adutuyemo ariko uzagasha kabaye kuri Yosefu umwuka wera uzi ko Yosefu yavuye muri gereza kubera umwuka wera bamutumyeho uwamufunze ntibigeze baza kumubwira ngo tanga uburenganzira ngo ave muri gereza oya barabati hari umuntu asize muri gereza icyo nzi cyo nuko asobanura inzozi yitwa Yosefu ujye kumuzana bahita bajya kumuzana ariko ubwo turimo kubijyaniramo n'akamaro k'umwuka wera ni umwuka wera umwuka ujya ufungura n'ibifungura n'ibifunze tuvuga ku mwuka wera reba umwuka wera utumye ava muri gereza
Ega n'abadukurikiye ubu hari abantu bari muri hari abantu hari abantu babaye hari abantu bafunze hari abantu bameze nabi n'abadukurikiye hari abantu bakeneye kuba Imana bavana muri gereza ariko Umwuka Wera yakoze ibintu bikomeye bimeze gute yakoze ibintu bikomeye ku buryo yamuvanye muri gereza amuvana bituma abayo bajya kumwogoshesha bamujyana muri saro urumva waje bwami wambaye busa urumva yagiye yambaye neza agiye gusobanura n'ubundi inzozi nanone umwami yarose ziramunanira uzima izana umwami nta Mwuka Wera arafite rega buriya udafite Umwuka Wera buriya byagucanga Umwuka Wera rega niwe udushoboza uzima izana abanyabwenge bose yari yabatumije uyu mwami yari yabatumije zirabananira arabwa ati mwese ndabamara nibwo batinya hari umuntu twase mugeze mbere yo kutwicaye angana tumuzane n'abanyabwenge inama nzima rero zose umwami umutambyi n'umuhanuzi barakoranaga kandi buri muntu wese akajya mu nshingano ze icyo gihe rero nta kwibeshya ko habaga ntabwo kuko umwami yafataga ibyemezo avuze ngo urapfa ugapfa hanyuma uvuze ngo urakira ugakira ariko ibyemezo byinshi yafataga byabanzaga ku muhanuzi umuhanuzi akavuga mwumva uko Imana ivuze dore inzira Imana ishaka ni iyi ngiyi dore ibyemezo Imana ishaka ni ibi ngibi bakabishingiraho hanyuma umutambyi akaza agatamba ibitambo iby'Imana ishima akabanza akiyeza hanyuma agatamba n'ibitambo by'abandi bantu bandi ariko uyu munsi dufite amahirwe mu nama mu bwenge twahawe buturuka ku Mwuka Wera inama zose zirazubaka zituruka kuri iyo mpano y'ubwenge ubu none isi isobanukiwe isi abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda abanyarwanda abari mu bihugu bitandukanye basobanura Imana yabafashije bakamenya ko Imana itanga ubwenge rega nibyo twaje kubabwira babyumve nimba ukeneye ubwenge buhetse ubundi saba Umwuka Wera kandi iyo usabye Imana irawuguha ngo iha bose ngo itishama n'usaba izaguha kandi irawutanga reba ujya Imana ihe umuntu impano y'ubwenge kuko turi kuvuga impano nyinshi mu Mwuka Wera harimo impano nyinshi impano turiho ya mbere n'impano y'ubwenge umuntu ufite iyi Imana yahawe n'Imana ntapfa guhubuka nta n'ikimutungura nta n'ikintu kimutungura abafite ubwenge muhesha kumenya n'ahazaza ariwe Imana ishimwe abafite ubwenge ariko ubundi bisa naho biri kumwe ubwenge no kumenya Imana ikwereka n'ibizaza buriya uko iyo mpano yo kumenya Imana igushyiramo hanyuma ukazajya umenya n'ibintu bibera iryiriya kure kandi imaze kuguha iyo mpano y'ubwenge uzana Imana itanze nawe yaguha imwe yonyine iyo y'ubwenge ikayiduha ariko musenge Imana Umwuka Wera kandi Umwuka Wera yaje azana n'impano hari impano nyinshi iguhereye impano y'ubwenge yonyine ikayiguha nshuti yanjye ariyo njya nsaba ikakwihera impano y'ubwenge muri mujyi wa Kigali ikakwihera impano y'ubwenge aho uri mu Burayi ikayikwera aho uri muri East Africa ikayiguha abantu bakuyoboka ubundi se kuki wasaba imwe kandi ari nyinshi wasabye zose Imana ikivangurira tubarangiye hano ubutunzi buri kuko ubutunzi kugira ubutunzi bifatana no kugira ubwenge kandi ubwenge Imana muguhaye ubutunzi buraza uzi Imana yaguhaye impano y'ubwenge ntaho utaca nabyo utaca wacaye se hanyuma Imana yaguhaye impano yo kumenya
hari icyo wasitaraho ubwenge kijya kuza ukizi uretse n'ibyo ureba n'ibyo abandi. yemwe bene data mudukurikiye, babyeyi mudukurikiye, bagabo mudukurikiye, nshuti zagusengarwa, abakomeye n'aboroheje mukomeye muri Yesu Kristo, hari impano hanyuma werari dukomeje kugenda gutya rero hari ibyo tutavuga kandi turashaka guha abantu ibintu mbese bibakwiriye byagiye icyo bibamariye akanya ko turazafata ukwezi kose ntacyo wenda tuzabisubiremo nitwirukanka ntabwo abantu babyumva neza kuko abantu baba impano y'ubwenge nibasobanuzwa ko impano y'ubwenge batayivana kwa batante abantu bamenye ko batayivana kwa bene wabo, bamenye ko impano y'ubwenge itaturuka mu mafaranga, impano y'ubwenge ituruka ku Mwuka Wera. Hanyuma ntabwo turi gupfobya ubwenge busanzwe, ubumenyi bwo mu ishuri ni na ngombwa, ntabwo turi gupfobya, ntabwo turi kurangira ko urasoma ukiga uzuka akagushyikira kandi biranakorana, birakorana ariko ubwenge ubu ngubu wize wamenye cyangwa bwakavukira hariya, iyo buriho ubwenge bw'ijuru, iyi mpano Umwuka Wera akayigucengezamo ikakubamo. Umva ibyago rero kugira ubwenge wishakiye ahangaha butari bw'ijuru, hari igihe bugushuka bukavuga ati terura yo muri banki wigenda, bukavuga ati jyana mwebyiri, jyana mw'intoki ebyiri ntabwo bakureba. Hari umugabo ajya atanga ubuhamya ngo rimwe ngo baramufunze ikindi ngo bamufungura n'umukozi w'Imana, ngo agenda ngo akandagira gake mama afite ubwenge bw'isi, aragenda ajya kwiba, baramutiha kugira ibyago bikomeye mw'abantu ni ukubaho utazi inkunga ikomeye ahantu wayivana. Ubuzima bw'umuntu bukenera inkunga y'Umwuka Wera, iyo budafite inkunga y'Umwuka Wera umuntu wese arakosa. Umwuka Wera utanga ubwenge ugatanga no kumenya, niyo twanavuga bibiri tukanigendera, ariko ibindi tukazabyongeraho. Oya ni ukwezi kose nibitarangira tuzakomeza, ntabwo turi buze kubivuga byose, aho tugera niho tuze kugira tutika Imana kaduhaye byose si Umwuka Wera, Umwuka Wera. Urumva Imana, uyu Mwuka Imana itanga Umwuka Wera, Umwuka Wera akazana kumenya. Iyo bavuga kumenya kereka nk'ubu ngubu wenda hari nk'abantu twakoranye bankurikiye, twakoranye muri Rwanda Tele cyangwa twakoranye muri Waridi Bugande, aho nakoraga, ariko abanga impano yo kumenya, Umwuka Wera aguha kumenya ibintu bihishwe. Iyi mikrofoni amaso yacu ari kugarukira aha ngaha, ariko umuntu ufite Umwuka Wera wo kumenya aratobora akamenya ibirimo imbere, kandi si wowe utobora, ni Umwuka Wera aratobora kabikwereka utaranabyize. Ibi ni ibintu mvuga magazeho kuko nabonye Umwuka Wera binkoresha, ntabwo ari uko nari mfite nyahashye byinshi, ntagiye muri misiyo mu kindi gihugu. Wakoranaga n'abandi ba engineer barangiriza kaminuza, bize no hanze, ntagiye muri misiyo bahembwa amadolari ndari, kandi hari igihe abantu babwira ibintu nk'ibi arumva bakagira ngo ni igipindi barimo kubateganya n'igipindi. Abantu bufatike ntabwo ari igipindi, turimo turavuga hari ukuntu umuntu avuga ibintu bakavuga ati n'ibyasonye muri biriya gusa, ntabwo ari byo, ntabwo byo kubwa Yosefu gusa, si byo kubwa Dawidi gusa, natwe turi kubivuga. Akamaro k'Umwuka Wera harimo ibyo twabonye, nawe hari ibyo wabonye cyane, hari ibyo nabonye, nabonye aho Umwuka Wera ashobora gusemurira, nabibonye. Ariko uziko meme nirivuga butumwa tubamo, uziko hari ibintu umuntu avuga abantu bakagira ngo niyo babyibwirije kandi byaturutse ku Mwuka Wera. Ukabaza Imana ukabwira ati ndavuga iki, akabwira ati vuga iki. Ubwenge turi kuvuga ni hari abantu benshi b'abahanga ushobora guhagarika ahangaha bikabona kuvuga cyane, afite ibipapuro byinshi,
n'ubwenge bw'umwuka wera muri wowe no muri twebwe yagushyizemo ntabwo ari ubuhanga ubu twirate ngo nuko turabahanga tujyanwe ngo tuje gusesengura umwuka wera ni udufasha ni uvuga ngo umwuka wera aguhishurira ibintu bihishwe ikiganiro cyacu turimo kugikora turagenda tuvuga ku mpano n'akamaro icyo umwuka wera amaze akamaro tuvuge nimba aho tugiye kwimuka n'Imana iguhaye ubwenge tusayoba n'Imana iguhaye ubwenge uzakenerwa kuko iguha ubwenge kugira ngo ufashe abantu ufashe abatuye isi ufashe abatoya ufashe n'abakuru umuntu wese ufite ubwenge ntago abufata ngo abushire mu kimuga ntabwo naho n'umuntu ufite ubwenge wabushize mu kimuga nta n'ubwo ufite ubwenge aba mu cyumba wenyine arakenerwa isi iramukenera ibihugu biramukenera amakampani akomera amukenera ibigo bikomeye biramukenera bimugisha n'inama amabanki aramukenera umwuka wera ni umujyanama ukomeye cyane urusengero abantu b'Imana umuntu wese amenye ko umuntu afite ubwenge bajya kumushakaho amayide y'ibitekerezo none se buriya bagiye gushaka Yosefu muri gereza zari impuhwe bari bahinduye gahunda se bari bafashe yo kumufunga nico Yesu ni ubwa bwenge Yesu yamubitsemo wa mwuka wera umukoreramo wa mwuka wera Yesu yamushizemo utumye ava muri gereza ntabwo ari kuzavayo kuko yari yafunzwe n'umuntu ukomeye umukuru w'ingabo nge icyampa rero reka nkubwire uriya mudamu afungije Yosefu umugabo wera umuntu ukomeye none urumva yavamo ntabwo ari kuvamo agushinje ko wamufasha umugabo wera umukuru w'ingabo yera umuntu ukomeye kandi buri hari twa tuntu two kwita ko hano tekereza umwuka wera ajya no kurwanirira akagucisha n'ahantu umwuka wera agucisha ahantu habi agucisha mu rupfu agucisha mu muriro urya ibyicana kigutwara no muri gereza mujyanamo abantu baragusiga we nta gusiga winasinzira ari kumwe nawe n'ubu turi kuvuga ari hano ikikuba ko ufite umwuka wera ubwenge ujya kuvuga akavuga ngo itonde iki ni wikivuga wigikora umwuka wera hariya wijyayo uriya mwitondere kubera iki umuntu yakora akazi ajya kumutera urushyi gatoya itonde zakurya haleluya Imana ishimwe Yesu agupimire ku mwuka wera umwuka wera aze mu buzima bwawe agushoboze kubaho muri ubu buzima kubaho udafite umwuka wera ni igihombo gikomeye hanyuma buriya njya ngira icyifuzo kandi nkumva kirambabaje buriya njye ndeba umuntu wagize amafaranga njye ndeba umuntu wicaye mu ntebe y'icyubahiro nkareba ibyubahiro afite nkareba iby'Imana yamuhaye impano izi nzigi zisanzwe ibyo afite bisanzwe urumva hanyuma narangiza nkamwifuriza ko yagira n'umwuka wera tekereza wicaye ahantu wakira abantu ufite uyu mwuka w'ubwenge ufite uyu mwuka wo kumenya hanyuma umuntu akazana ikibazo gicisha mugenzi w'umutwe akazana ikibazo cyo kubeshya ariko uzi ko wamuvumbura umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo wamwicara imbere iki Kinyarwanda ijambo kumenya abantu barisobanukirwa kumenya mu Kinyarwanda cyumvikana ni ukurondora kumenya ibihishwe kuko buri muntu wese afite ibyazi ariko bitandukana n'umuntu ufite umwuka we arakurondora we amenya uza kureba umwuka wera amuhishurira nimba wariye amateke arabimenya nimba wabura yarabimenya nimba wakuroza arabimenya kumenya uzi ko ari niyo mpamvu abanyempano bakunda guhura n'ibibazo none kubera yuko no mu matorero no mu madini ari igihe batabemera impamvu rimwe na rimwe ugasanga ntibabemera kubera ko babarondora inkiko zagajya sambana umunyempano akaba yabibonye uzi
uza ahantu h'urusengero hatari agakiza wenda hayobowe nk'umuntu w'umupagani uzi kunarwanya abanyemana iyo urusengero ikizakubwira ko urusengero rwangiritse bazarwanya abanyemana ari ahantu nzi ndibuze ko wakubwira tuvuye kuri izi mikoro umwuka wera duhaye n'ubwenge udafite ubwenge bw'umwuka wera waza ugakubita ibintu byose kuri izi mikoro hanyuma wajya gusohoka hari umuntu ukubwira kandi pasa muneza yaravuze ngo yabonye abahanuzi batagira urugi ntabwo urumva kubera umwuka wera duhaye kumenya n'ubwenge hari urugi ruri ku munwa hari urugi ruhari ariko abantu basabye impano y'umwuka wera kumenya cyane ubwenge no kumenya ibindi tuzabivuga numva ibingi nibyo bibiri ibindi tuzayivuga kwezi ni ushaka neza uzaza tuvuge akamaro ko no kwambe tuzavuge tuvuge neze ko duhari twarabyemeje urumva ze twarabyemeje noneho rero akaga aho hantu hahuye naho haza umuntu w'umukire ufite amafaranga utanga icya 10 ni uwa mbere inyubako ni utanga kandi agatanga menshi hanyuma ariko nyine n'ibindi byose amajipo akoraho nantu arabeyura ibintu byose arayigira urumva banza n'akayoga nyine kandi gahwanye n'uburwayi bwe kandi n'inzoka ye n'akarakubita mbese ni byinshi hanyuma rero kubera ko yari afite imbaraga aho ngaho bahita bamushinga ivugabutumwa ariko imana itange n'ubwenge buturutse ku umwuka wera hanyuma ubwo urumva hari umuntu wongeye kuvuga babanyemana bose bimwe mu bintu rero mire bahise babavudukana babima ijambo babima mikoro bavuga ati uzongera uvuge ubundi uko byagendaga kera ntago nkuze cyane ariko hari ibyo mateka agenda atubwira iyo habagaho ushaka umutambyi cyangwa se umuntu uzahagarara imbere y'abantu b'Imana abantu bari kurobanura bafataga amasengesho gufata amasengesho kwabaga ari ukujya baturanyaga abantu nimba ari abantu 20 nimba ari abantu 10 bakafata amazina yabo bagafata abantu bakavuga ati rero dufate igihe dusengere aba bantu bakabifatira igihe bakayoboza Imana inzira bakayoboza umwuka wera akabaha amakuru arutayo bari bafite kuri abo bantu kandi ntajya yibeshya ntajya ahusha kuko ubundi iyo ugendeye mu marangamutima urayoba nkumbuye ibyo bihe iyo ugendeye mu marangamutima no mu masantima ubu isi yobowe n'amarangamutima n'amasantima n'inyungu kandi zitari mu bwami bw'Imana ntabwo hakibaho gufata umwanya ngo abantu bajye imbere y'Imana basengere aba bagiye kurubanura ntibikikunda kandi nivugiye kuki uyu muntu uvuze iyo haza kuba hariho timu yo gusenga ikabaza Imana ntabwo bari kumwishyura kandi ibyivuze bakabyubahiriza n'impamvu ubona ibikomere byuzuye mu nsengero zitandukanye nuko abantu batakibasha gusengera abantu bagiye guha inshingano zivuga butumwa umwuka wera bamwimye umwanya nta mwanya bawuhaye ubundi ibintu bya gikristo bitandukana gute n'ibyo mu buzima busanzwe ibintu bya gikristo nuko abantu bayoboza Imana inzira ubundi umuntu agiye muri entreprise aka kazi bareba kuri CV bakabaza abantu ubwo ni amakuru y'isi nyine asanzwe kuko ubwenge bwe bugaragazwa na diplome yego ariko ku mutima we ntabwo ari diplome bigaragaza diplome ariko buriye n'abandi bahitamo
bashobora kuza ari batanu bafite n'ubwo bwenge binagaragara bashobora kuza afite ubwo bushobozi impamya bushobozi bayifite ubwo bumenyi bafite binahuye pe binagaragara banabifite hakabaho no kuyoboza imana no kuyoboza buriya bibaye nibyo koko ku maso yacu umuntu arabyujuje ariko uramuvugaho iki kandi ntabwo birwana ntibirwana buriya kera imana iyobora cyagiye bayivanye ngo bayibwira ngo turashaka kwiyobora dushakira undi mwami buriya hari ibyiciro bitatu byakoranaga yaragutse avuga ati ngiye naguterura nkakudimba rikorari bwite ngewe umva naguterura nkakudimba ukameneka abantu basasa bakati mwawe kutasenga ati umuntu wakaza yadutera akatudimba ati aza kurikira iki uzi ko buri umwuka wera nakayunguruzo impamvu ubona ituro ryinze nk'ibisambo nakayunguruzo hari bidahita mu kayunguruzo impamvu ubona ituro ry'Imana ryinze nk'ibisambo rikinjiramo abajura rikinjiramo abasambanyi rikinjiramo abagambanyi rikinjiramo abantu bahigana abandi rikinjiramo n'abicanyi barimo bararugana cyane ikibazo ahantu cyapfiriye ni ukutayoboza Imana inzira abantu bakihutira kwicira iki inzira kandi umwuka wera hari yaratanze ubwenge atanga ubwenge agatanga no kumenya ntabwo wamenya umuntu utamusenga uzi ko usenga niyo habanye neza n'Imana uzi ko ugira gutyo ukabona umuntu yikorera ahantu kandi muraziranye wenda yakwerekaga ko ari inshuti cyangwa ari igitangaza ariko ukabura mubonye ukamubona yicaye ahantu cyangwa ukabona yahindutse imbwa cyangwa yahindutse inzoka urumva icyo babivuze reka murugera bwatwe abantu badukurikiye twagiye tuzana umukozi hano umukozi mu rugo none umukozi aje ngiye fata umwanya nkasenga ubwo nabandi bakakumvira mbere yo kwazana mukufata tugasengana nawe nkumva icyo amusengera tugasengana tukumva ariko cyane cyane kuyoboza Imana iki inzira ntidusenze hajya mbona igifurumba asenga ngo igifurumba ariko igifurumba ubwo ntabwo ari amaso ntabwo ari aya maso oya nayo umwuka wera ni bwabwenge rega ushobora kubivuga noneho abanyamubiri bakabona ayo maso bakajya ngo ni ikintu yaje yikoreye igifurumba ko akumenya nasenga umwuka w'Imana akanzanira igifurumba sinzi kuntu twagize cyo madamu sinzi kuntu agize cyo aragiye aba ararebye mu bintu bye asanga urushashi igisha cy'igifurumba kiri nk'imiti ibiti tabase imiti ni iki ngo ni ababyeyi bamaye ngo ngenda abana bamwiza ati jewe iri ameta umuntu wese nkuraho ndamuhereza nkamushirika ubwonko uzi ko uyu munsi ari umukozi winjira mu kubera ko abana bategesenga abantu bakirukanwa mu kazi abantu bagahomba abantu bakarwaza abantu bagapfusha kuko ntuzi ikizanye uwo muntu ntabwo ikizanye ntiho nabisengeye niba ntacyo yakweretse gahunda iri kuri uwo muntu ni byiza ko umuntu ubanza ukamusengera ni byiza ko nimba wemera umwuka wera yoboza Imana inzira ni gute ujya kugura ikibanza utabanje kuyoboza Imana inzira ngo baze nimba bataragikagiye nimba se ariho biciraga ibitambo bya kera nimba ariho baterekeraga icyo kibanza uzagishyiramo inzu niyanzu uzashyiramo ujya usanga iri kugenda irari igenda kuko ushize ahantu hari za nyabingi wayoboza Imana ni gute upanga ubukwe ukarambagiza umukobwa ngo afite inzobe ngarayaga ku mutima ho wameze hati wabanziza ugasenga
ni gute upanga ubucuruzi ugapanga ubucuruzi erega umwuka wera ashinzwe kukumenyesha arakunekera agera hariya ibyo utareba warabireba ibyo utazi arabikumenyera upanga ubucuruzi utabanje kubuza Imana inzira ni gute upanga kujya muri misiyo utabanje gusenga ngo usabe umwuka wera wumve ko hari icyo akubwira yemwe bantu mudukurikiye mukomeye ni gute wafata makwisha mu mwanya ukomeye mu mwanya ukomeye ati ukavati atamena atingiye mu gisimba ndafashwe banza umenye neza buhasanze utwo bacukuye ibigukurikiye se byo bimeze bite uzaba gukurikiye babandi bavuze ngo ntacyo uzageraho ntibagukurikiranayo abavuze ngo ntacyo uzageraho abanyeshyari y'indyarya abusanze ni byiza kubonye ubonye akazi ugomba kuyoboza Imana ugasaba umwuka wera kandi kumugisha uzanye topic nziza cyane ukabaza Imana umwuka wera umwuka kuri umufasha kuduha umwuka wera umwuka wera kamenya umwuka wera kaduha kumenya umwuka wera kahishura ibihishwe kaduhishurira ibihishwe akaduha no kumenya ni gute ushobora gufata abana bawe ukabajyana mu kigo utabanze kugisengera ngo umenye amakuru ni gute upanga kujya ufata amafaranga ya banke ngo ufashe ngo miliyoni ngo 100 utabanze kumaza amakuru ngo umenye nimba batatanze ibitambo cyangwa se nimba barakuroze banze umenye amakuru y'amafaranga afashe mwami wanjye ni irihe soko nzacamo kunyanga amafaranga nyishyure ese amafaranga azanyungukira cyangwa ntabwo azanyungukira dore abantu bapfubye umwuka wera ntagaragara none wenda turimo turanasoza buriya iyo turimo kuvanga umwuka wera ngo Imana yaduhishuriye yavuze yagize gute hari abantu batazi ko Imana ivuga banasenga nabo mu madini amwe na bamwe banabihakana pe ku mugaragaro none hari n'abandi bemera Imana ariko batayemera bakayifata nk'ibigirwamana nk'ikigirwamana nk'aho itavuga ntiyumve ntirebe urumva noneho hari n'abandi nyine wenda babizimo igice n'iki byose ariko batazi uburyo Imana ivuga ni ubuhe buryo umuntu yumvamo Imana kugira ngo wenda iki ngiki bakigere nubwo tuzasubukura ubutaha ku zindi mpano tukavuga no kandi kamaro ni kenshi ni ubuhe buryo Imana ivugamo icyambere nababwira umuntu wese ujya guterana mu rusengero ukura agakiza ku mushumba wawe ugashyire ku Mana cyo cyambere ugakure ku muntu uwo ari we wese umushumba no kuyoboye nawe ahagarariye Imana ntiwibwire ko ahagarariye amafaranga uratu si Imana ntabwo ari we Mana nubwo akuyoboye umushumba ahagarariye Imana mbere yo kubanza kubaha umushumba wawe ubaha Imana ukurikizeho umushumba wawe nagomba kubaho kuko nagomba kubaho kuko hari n'ibyo ushobora gukora atabyemera kubera ko umwuka wera abegusabye ukabikora kandi nyuma akazabona kari bizima icyo ngicyo ni kinakibwira abantu icyambere nimba wemera Imana kiri emera ko nyine ikora emera kiriho nyine nimba ujya gusenga iki kine uvuze cyakomeye nimba ujya gusenga emera ko usenga Imana data n'umwana w'umwuka wera ibyo byemera icya kabiri emera ko n'umwuka wera hari aho usengera hose ni musinja idini rye ryose bamwe bavuga umwuka wera abandi bavuga Roho Mutagatifu aho niho tuze haba umwuka wera niho hatuza umwuka wera abandi sinzi uko bagira bafite ukuntu babyita ariko cyangwa se n'ibyo bemera bindi icyo twemera nk'abakristo twemera umwuka wera tukemera Roho Mutagatifu ubonekera abantu b'Imana Roho Mutagatifu akubonekere saba Roho Mutagatifu akubonekere aguhishura ibihishwe nkuko raso gutitira gusa umwuka wera santu usobanura uraduhishurira ibihishwe utumenera amabanga utuvumburira ibintu biri kure guti ubyo ni ijwi ushobora kumva ijwi umwuka wera tuzabisobanura tuzajya tubasobanurira abantu umwuka wera aza mu buryo butandukanye nkuko twavuze Imana zitandukanye tuzafata kandi tubisobanure hari abantu bashobora kumva ijwi hari abantu bashobora hari umuntu ushobora kumva
gusoma agasoma bikaza mu buryo bumeze nk'ikibaho nka tablo ugasoma ukiyandika. hari n'umuntu ushobora kwimuka ari hano ariko akimuka akajya ahandi akareba ibindi by'ahandi hantu. Kandi buriya Mariyamu nawe wagiye yarimukaga ari aho akagenda abantu bakarabona ko yagiye akagaruka avuga ati mvuye mu ijuru, mvuye muri ibi. hari umuntu Imana yimura akajya mu mwuka akajya mu yindi si. hari urota hari umuntu urota, hari umwuka, hari impano z'uburondozi. urondora we anakurondora ukanuye. akenshi urondora we kenshi 40% abari gusoma cyangwa se nabireba ibyo urimo. bari abantu bone abantu bo gutima cyane. ayo n'amaso y'umwuka, n'amaso y'umwuka wera. ni umuntu ukora gutyo mukamuka muri guseka ariko akahita abona ibyo yakore higiriya nira hakugiriye. abantu benshi ntashobora kubyumva, ariko umuntu ukomeye cyane, umuntu uhagarara ngaha wagahita abona uburyo umuntu hirya amafaranga, ugahita ubona uburyo umuntu yasambanye ukora nawe yasambaniye, ugahita ubona umuntu uribuka turi gusenga mu rukiri ruba ruhari umurozi akaza kuturoga. hariya uriye ni amaso y'umwuka. tumo turabwiriza umurozi nangaje kuroga, yaraje kuroga ngo umushumba gakando, ariko umwuka aramufata. abanyamwuka banyabo ibyo abantu bakora baba babireba nibyo muganira ababireba. hari n'ijwi umuntu aba yumva, n'ijwi uryumva ryumvikana, Imana imuvugisha mu gutwi. uko n'ugutwi abantu bajya mu manama akomeye ukaba utabasha kumva ururimi, nibwo rugero natanga abantu bakabyumva neza. ukaba utabasha kumva nk'ururimi nk'icyo cyangwa igifaransa, hari ekuteri bajya bambara. noneho uzi ekuteri bajya bambara, hari abantu baba bari gusobanura bari ahandi hantu muri studio, wowe ukabyumvira muri ekuteri, noneho ukajya wumva umuntu asemura ibyo urimo ariko urimo kuvuga utamwumva. impano rero z'umwuka wera hari ubwo zikora nk'uko nguko. umuntu rwose ukaba urimo urabwiriza ariko ukajya wumva amakuru, ukumva amakuru ku muntu, ukumva amakuru kuri Emili, ukumva amakuru kuri Elisi, ukumva amakuru mashaka kwayicanga uri muri Amerika, uri mu Faransa, akakubwira ati ruhande rwawe hateretse iki, ukibaza impamvu ukuntu yabimenye ko yabibonye. ubwo n'ubwiru bw'umwuka wera. buri muntu wese twagira ngo tukumbuze abantu, twagira ngo tutabasiga icyo kintu batacyumvise, bajye banabyitondera. umuntu niyumva n'ijwi anasenge abaze niba ari iry'Imana cyangwa niba rya shitani, ibintu by'ijwi bijya byivangavanga. ni ukwitonda. kuko n'abareba bose n'abakora ibiki byose n'abarozi barabikora, na Satani ajya abikora. ni ukumenya kubivangura, ariko byose bica hehe? mu kumenya gusenga, mu kuyoboza Imana inzira, no gusaba Imana ngo ivangure. n'aka kanya turasaba Imana ngo ituvangurire, yinjire mu nsengero ivangure. hanyuma ibyivanze mu nsengero, ibyivanze mu itorero isohore, ihene zisohoke mu izina rya Yesu. abantu badukurikiye, ikindi tutasoreza tuvuze nuko hari imbuto ziranga umwuka wera, tuzazivugaho. ni ukuvuga ngo nubwo dukurikiye umuntu wese, umukozi w'Imana wese, ikintu kimuranga n'imbuto nziza. numuburaho imbuto nta mwuka wera. akandi kantu wenda asorezaho, urahita udusengera. akandi kantu asorezaho ni ukuzajya abantu bitondera inzozi barota. hari umuntu umwe wigeze kurota inzozi, turavugana, wenda nanabikurikirana azabyumva, ntabwo ari ibanga, sindanamuvuze. arangije ahita azikubita ku rubuga. oya ntabwo ari byo. akubita ku rubuga, noneho njye mbirebye mbyumvise, nsanga ni amabanga yiwe yose. umunyamwuka n'umuntu ubisobanukiwe, uvuga ngo ni amabanga yose y'urugo rwose yarakubise ku rubuga. ndamubwira ntuzongere, sibyo? ntabwo ari byiza. urabanza mbere yo gushyira ibintu hanze. niyo mpamvu habaho abatambyi, niyo mpamvu habaho abashumba, hakabaho abatambyi.
iyo urose ibintu mbere yo kubishakaza nubwo bwa ubutumwa bw'umuntu ugomba kuba ufite umutanga nuko nihutije biri no mu ntuza mu mpano ziri inyuma tuzavugaho ubutaha tunazibakumbuze bazakurikirana ingano y'ubutaha. Ni byiza ko ubanza ukigira umutambyi ukigira umuntu w'Imana ndetse mu bwenge Imana bwa ntunavuge ngo narose inzozi kuri kanaka nabyo sibyo kavuga ati hari inzozi narose ayo ni amabanga y'ijuru ni amabanga y'ijuru si ngombwa ngo mvuge ngo ni kanaka hari inzozi narose zimeze gutya na gutya na gutya zivuga gute wa muntu w'Imana Imana ishobora yo iramukoresha ubu ni umuntu usobanura inzozi umubwira inzozi na Yosefu yarazisobanura nka kuri yazisobanura ari kuzisobanura ntabwo ari abantu bose basobanura inzozi ntabwo ari abantu bose umuntu usobanura inzozi utangira kuzivuga we utangira kuzivuga ari kuzisobanura umwuka wera ari kumusobanurira ndagira ngo rero dusenge dufungire ahangaha ahantu dufungiye wikora ikintu utabanje kugisha inama umwuka wera. Amen. Wikora ikosa ryo kugira ikintu na kimwe ukora nimba wemera umwuka wera utabanje kuyoboza Imana inzira utabanje gusa umwuka wera naho yagucecekana wasenze we abazi icyo azakora arabikora ntibingana no kuvuduka ukajya mu kintu utabanje gusenga senga ubaze umwuka wera ko ngiye hanaha urabana nanjye hari ushaka gusenga Imana igahita ikoresha umukozi w'Imana agahita guhamagara agahita avuga ati ufite urugendo rureke ibintu byose ukora banza ugishe inama umwuka wera uriya muntu ujya kumusura urahura n'akaga utabanze kugisha inama umwuka wera ibyo ukora amafaranga ugiye gupanga imishinga ugiye kujyamo ubucuruzi ugiye gukora ingendo ugiye gupanga amashuri ugiye kwiga inzu ugiye kubaka aho ugiye kugura abana aho ugiye kongera kwiga ubu ugiye kubajyana no bazibana bonyine mariage ugiye gupanga fiance wawe harimo ibintu byinshi banze usaba umwuka wera nimba utamufite wegera abakozi b'Imana bafite imbuto musenge uyoboza Imana inzira wumva icyo umwuka wera kubwira. Amen. Kandi umwuka wera aravuga ajya nyura no mu mutima wawe umwuka wera yanagusa no mu mutima arigiye akuzengereza akakubuza amahoro kubera ko icyo kintu hari uko agishaka kugikora. Yes. Jya wumvira n'umutima wawe. Bakunzi bagusengerwa turabashimiye abantu mwese twabanye ku kwezi turavuga ku mwuka wera kwezi kwa gatanu kandi ndazi neza ko uzasobanukirwa akamaro k'umwuka wera nudukurikira urareka n'abandi bantu tuzasesengura tubona umwuka wera azadufasha tuzasenga hamwe n'Imana hamwe n'umukozi w'Imana Emile ndabizi neza ko afite ibintu byinshi Imana amuhaye natwe by'Imana duhaye dufata iby'Imana yamaye tugafata n'ibya Emile tukabihuza turazi ko hari icyo uzavanamo uzasobanukirwa ibintu byinshi utaruzi kandi tuzagera igihe tutangarize tubwira abantu by'umwuka wera bohora nitwinjira mu kubohora kuva ku mwuka wera abantu ndazi neza ko Imana izakiza indwara ndazi ko ari bitangaza bizakoreka ndazi ko ari abantu bazuzura umwuka wera tuzavuga uburyo abantu buzura umwuka wera tuzavuga inzira zo gushakamo umwuka wera tuzavuga uburyo abantu babona ubukire babitutse ku mwuka wera tuzavuga uburyo abantu babona amahoro bitutse ku mwuka wera hari ibintu byinshi tuzavuga rero ndakuraritse urari ku muntu umubwira ati kuri gusengarwa kurikira gahunda gusengarwa ihari y'umwuka wera muri bino bihe kandi uzafashwa. Data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye nta kintu na kimwe twajyamo utatuyoboye kandi iyo tuyoboye imitima yacu irishima iyo tuyoboye turarama ijambo ryawe rirakora ijambo ryakiza abatuye isi abanyarwanda abadiaspora abadukurikiye buri muntu wese tunamusabira kugira ngo ayoborwe n'umwuka wera yemere umwuka wera amugira inama yemere umwuka wera amuha ubwenge amuhe kumenya
buri muntu wese akeneye kumenya, ababyeyi bakeneye kumenya, Amen, amen. abagabo dukeneye kumenya, abakobwa bakeneye kumenya. Dusobanurire Mwuka Wera. Mwami, Duhe umwuka w'ubwenge n'umwuka ngo aze abari natwe, wo kumenya. umwuka wera w'ubwenge, Duhe ubuhanga. umwuka wo kumenya, Duhe ubumenyi. uze ku bantu b'Imana, abantu bamenye, abantu bagira ubwenge mu mashuri, mu byo bavuga, mu byo bategura, mu mishinga yabo, muri bizinesi, mu mahanga aho bari, mu bayobora, muri za minisiteri. Umwuka wera w'ubwenge arakenewe mu banyeshuri, mu nsengero, mu bakozi b'Imana, mu bavugabutumwa, mu bahanuzi. Umwuka wera w'ubwenge arakenewe. Turasenze ngo umwuka wera w'ubwenge no kumenya, umwuka wera wo kumenya erera sharabo, turasenze ngo yururuke aze abana buri muntu wese wari udukurikiye no kuri gusenga rwa umwuka wera w'ubwenge, umwuka wera wo kumenya. Izo mpano zose ziduhe abantu papa, bavumbure, abantu izo mpano ziduhe. Urakoze Mwami Yesu kubidukoreye, natwe turabikeneye nka imwe turi hano, abana bacu barabikeneye, abanyarwanda barabikeneye, itorero barabikeneye. Utanga umwuka wera w'ubwenge, umwuka wo kumenya, umwuka wera w'ubwenge adusimbutse byinshi, atuganirize Mwami, umwuka wo kumenya, aduhishurire ibizabaho n'ibizenda kubaho n'ibyashize. Urakoze Mwami kuba natwe Mwami, shica buri muntu wese adukurikiye, umugisha utagabanije, kandi Mwami wagurimba ngo za buri muntu wese uhabwe icyubahiro Mwami, mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Umwuka wera w'ubwenge akubeho, umwuka wera wo kumenya akubeho mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.